Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Abishingikirije Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nta soni njyewe numva mfite keretse izina ryanjye, nzajya nirata kimwe gusa yuko namenye Yesu. Nta soni njyewe numva mfite keretse izina ryanjye, nzajya nirata kimwe gusa yuko namenye Yesu. Ushobora kumva kuri umukire cyangwa ufite ifaranga, udafite Yesu mu mutima byose n'ubusa. Ushobora kumva kuri umukire cyangwa ufite ifaranga, udafite Yesu mu mutima byose n'ubusa. Nta soni njyewe numva mfite keretse izina ryanjye, nzajya nirata kimwe gusa yuko namenye Yesu. Nta soni njyewe numva mfite keretse izina ryanjye, nzajya nirata kimwe gusa yuko namenye Yesu. Abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora neza, Imana izabitura ubugingo buzahoraho iteka ryose. Abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora neza, Imana izabitura ubugingo buzahoraho iteka ryose. Nta soni njyewe numva mfite keretse izina ryanjye, nzajya nirata kimwe gusa yuko namenye Yesu. Naramusobanukiwe. Nta soni njyewe numva mfite keretse izina ryanjye, nzajya nirata kimwe gusa yuko namenye Yesu. Ntabwo nzamuvaho. Nta soni njyewe numva mfite keretse izina ryanjye, nzajya nirata kimwe